yabigamije iki ngira ngo Sidike niwe waradukubitiye muri body ya Rayon Sport cyangwa se mu buyobozi bwa association Rayon Sport kugira ngo tubyoroshye mu buyobozi bwa Rayon Sport ubundi ko ndabona n'amatitre yabo ahinduka umunsi ku munsi ariko ni icyo kintu bagomba kudusobanurira jewe n'aba aya matitre ni menshi ari umwe twagarambwira ko ngo itegeko ribyemera tegeko riheze timbiye ndamwerire itegeko ko Rayon Sport uyu munsi tamenye itegeko igenderaho ingingo ya 23 n'iya 26 imwemera ko umuyobozi agira rimwe na rimwe matitre ameze gutyo matitre ahinduka ngo rimukajye gutangazwa n'iya matitre kuko ngo aragira byonyine nyine nuko tudashaka kuvuga amategeko Sidike amategeko ntabwo twize menshi ariko harimo notion juridique twagiye duca mu ishuri mu kuziga wasoma muze kabisa hari amategeko menshi twize mu ishuri oya ari ibintu biri universel ibintu byoroshye byumvikana ngiriya 0-3 isobanura ibitego 3 she yari byashoboka nabyo 0-3 oya era muri example ingongo yagezeyo Sidike ugiye kureba byonyine ahantu bipfira ku mategeko na virgule yani virgule njo nini mu kinyarwanda akitso rakoze nako karakonta amategeko kagira icyo kavuga Sidike byonyine ugiye kureba iriya antete ubwayo ugiye muri RGB ukabaza association Rayon Sport nayo wabona oya mu Rwanda nta Rayon Sport association hari yihe association Rayon Sport sasa urasinya gute kwanza ibintu bitanabaho hari muri iriya kashe no muri iriya antete duhereye aho nuko Sidike niyo mpamvu buriya akenshi nageje iyo n'amakipe yacu agenda atsindwa cyane imanza nuko departement juridique ntago bayiha agaciro gakomeye n'abatazifite muri RGB yakopiye muvunyi bwa mbere cya kintu ntago bakizi muri RGB kandi ni ikintu gikomeye mu mategeko muri RGB icyo baba bazi ni cya kintu gifite ubuzima gatozo bwabyo Sidike Kiyovu yitwa nde Magabizi association Kiyovu yitwa nde Sidike association Kiyovu Sport uvuze ngo Kiyovu Sport association bakwemerera hari muri RGB baye ntago baba bayizi kuki se biriya bihari ntago biba buriya uziko abantu biriya bintu nabibonye tgo mu gihe cyo gukata amatike y'indege uziko Nsengiyumva Sidike Gakwavu ntabwo ari Gakwavu Sidike Nsengiyumva abo bantu bari batandukanye hariho nk'aho ushobora kujya kwinjira nko mu gihugu kikakwangira gata abantu baratandukanye rero amategeko n'amategeko Sidike iyo kintu kiri mu mushinga w'itegeko ntago kiba kibaye itegeko ibi ni ibyifuzo Rayon Sport yifuza yaba guhindura izina yaba guhindura icyicaro yaba guhindura amategeko ni ibyifuzo abanyamuryango bafite uburenganzira bwo kwifuza ko bikorwa ariko mu gihe bitarakorwa ntabwo wemere kubishyira mu bikorwa niyo mpamvu ubona muvunyi abura titre yita marani chairman ubushize zanira abaro yise ngo iki ayo matitre biratandukanye titre yishe no muzi yitwa muvunyi ejo yise irindi titre ejo bundi yari umuyobozi y'abaruwa yindi wa association Rayon Sport ariko ni gute aba bayobozi bakomeye bisanga mu makosa n'ayangaya cyitwa amategeko zanira abaro yibushize rebe ya nitwa yatumizaga inteko rusange urabona ibara yibushize urebeye hariya kuri antete hejuru hariho handitse wonde Rayon Sport Association yasinye nkande umuyobozi mukuru wa association Rayon Sport ibyo ni ibintu biratandukanye bwabyo ni ibintu bibiri yasinye bitandukanye ariko ni gute usanga abantu muvunyi n'umushoramari isanga mu makosa nk'ayo umuyobozi mukuru ni experience afite Dr Amedicine umwungiriza we wabaye meya hari ibintu mutemerewe gukora kuri niveau yanyu ariko hari n'ibintu binaza ntabwo byemwe nabonaga n'abantu batubwira turi mu gihugu cy'amategeko reka ko ari nayo mpamvu muri Rayon Sport yasohoye itangazo rivuga ko aba bayitirira se iyo ni ibindi icyo ni ikindi ariko tunahereye n'aha Sidike ni ibintu bitandukanye ino nama y'inteko rusange itumiwe tariki 14 z'ukwa 11 nyaboneka abanyamategeko batwumva baturusha nabo ni batwunganira kuri message akamategeko hari ibintu byumvikana akamategeko kumvikana hanga byo na amakosa ubundi secrétaire général nka Murenza Budara ahangaha niwe wo kugaya umunyamabanga mukuru secrétariat nitegura ibi uzi ko ntacyo byari bitwaye
sekretariya niyiteguriye cyane ariko ubisinya nawe ntabwo asinya avegrema ubisinya nawe ntiyagakwiye gusinya avegrema yasinye inshuro zingahe mu bintu nka biri byonyine ubwabyo Sidiki ahantu byapfiriye iyo mukomeza mukoresha ibi antete zisanzwe mwari mufite za association Rayon Sport mugakomeza byibuze muri uwo mujyi mu gihe ibi ngibi bitarahinduka ko ibi ngibi ntabwo byemewe ubu se iyo uhaye umuyobozi wa RGB akareba kiriya cyo hejuru akabona icyo hasi ubundi n'amakashe agenda akureba ati anamakashe ku ibaruwa Tade yaba yasinyeho itandukanye kashe niyi kashe oya si ntabwo ari iyi ngiyi ntabwo ari iyi byose byo biremewe ari umurya ibaruwa Tade yasinye ifite kashe yayo ibi byose byo biremewe bodi ngo yogira nayo kashe yayo rero muri iyi kashe handitsemo iki ni indi association atari yo Tade yahagarariye handitseho Rayon Sport Association itabaho one dream sasa rero reka mbazwe sinzi impamvu mu mategeko nta kadetaye gasiga nta kantu gato nta kantu kabaho gato mu mategeko nta kantu kabaho gato mu mategeko inama rero umuyobozi y'amana tugiye ko yasubitswe ubwo rero no kuvuga ngo rero Sidiki nivuguruzwa Nserimati rero no kuyisubika kuyitumiza nabo mutinda rimwe na rimwe ngo mu bintu bitari ngombwa Rayon Sport Association Rayon Sport okay reka tubivuge gutyo ibi rero byagakwiye we nivuguruzwa Nserimi no kukubera urugero cyangwa se kukwereka ko nibiba bivuga ubundi siko bimeze naha ngaha ikibazo ntago ari iki ngiki Anselme Imana ikurinde kujya mu mategeko yayandi akubaza byinshi byakugonga ariko Anselme ugeze imbere y'umucamanza wisha amategeko runaka nibwo wabyumva oya iyo forume yapfuye nago fo ibaho Anselme nibwo wabyumva none se reka mwereke reka tujye no mu byashaka Anselme iyo tuvuga ngo reka okay forume irapfuye reka forume tuyihorere ariko tujye no muri fond nayo twayigiyemo samuti turayisesengura si cyo gihe unagiye kureba nibiri gukorwa uryumva birimo ahangaha icyo gikenewe abantu bati mwebwe muri aba protade ibyo muri kuvuga nibi muri hariya ntabwo muri kubona ikibazo none se ubu nitwe twongeye twandika ino tangazo none itangazo ntawe rimenyesha nitwe se twongeye turaryandika ntawe rimenyesha dufite se ubwo bushobozi rimenyesha nde birakwereka ko ariko ubundi tout simplement reka mbere umuryango baye amategeko navugururwe vuba vuba Rayon Sport isohoke muri iyo wanditse ibaruwa ya mbere tuvugije kuri administrative maparra iyo wanditse ibaruwa ya mbere ukamenyesha bamwe na bamwe ibaruwa ikabageraho wakongera ukandika ibaruwa nabo ngabo ntunabamenyeshe eske koko tubera ko camye ni muri correspondance administrative koko bivuze ko biba bisukuye nyine ndibaza nigute association no ibi kiba n'ikimenyetso cy'impamvu kaka kavuyo kadashira muri iyi miryango Rayon Sport aho bigeze ikeneye kubona abayobozi bahamye bayikwire bayifasha kuva muri ibi byose ikeneye kubona kugira amategeko ahamye Rayon Sport ntago mu kibuga rega yahuza ngo ibone n'izo rezilita no muyobozi harimo bino bintu gusa mu kibuga ubundi yagira ikipe gute ariko ni mu kibuga gusa nabwo ikeneye kubona amategeko Rayon Sport ikeneye ibintu bigari ikeneye de projet nini ikeneye amakipe menshi ntago zaza harimo iyi association ikeneye byinshi ntago ari FC gusa reka duhere kuri FC bafite ntabwo ari FC gusa ndabyemera ntago ari ikwiye yonyine ariko hari ikifite n'ikifite ntago cyajya ku murongo gitungane mu gihe mu buyobozi bidatunganye mu masaha harimo abayobozi bameze gutya mu masaha 20 n'amabaruwa abiri avuguruzanya y'umuntu umwe niyo ngaruka nkibaza ni gute aba bayobozi ba Rayon Sport baje kwisanga bageze ahantu nk'aha ngaha ni igisebo kuri bano bayobozi ni ukudaha valeri 100% y'icyitwa amategeko nta nubwo nemera ko umuyobozi wese wajyaho yaba muvunyi yaba Tadeo yabaki mu gihe hatarimo legal framework icyitwa itegeko ryubahirizwe rijye mu murongo wacyo rijyanye n'icyo gihugu gisaba ntago gutera imbere byagorana na watera imbere ariko utafite umurongo ugenderwa na Sidiki ahantu hose ari societe hagira amategeko hakorwa